Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Nimunyemere dusangire amasomo matagatifu yo kuri uyu wa mbere. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'Intangiriro. Aburahamu yari atuye mu gihugu cy'Abakalideya. Uhoraho aramubwira ati, wimuke uve mu gihugu cyawe, umuryango wawe, mu nzu ya so, ugiye mu gihugu nzakwereka. Nzakugira umuryango munini, nzaguha umugisha. Izina ryawe nzarigira ikirangirire, uzaba umunyamugisha. Abazakuvuga neza nzabaha umugisha, uzagutuka nzamuvuma. Imiryango yose y'isi izaguhererwamo umugisha. Nuko Aburahamu aragenda, agenza uko Uhoraho yamubwiye, na Loti barajyana. Aburahamu yimuka mu mujyi wa Harani, yari ageze mu kigero cy'imyaka 75. Aburahamu ahagurukana n'umugore we Sarayi na Loti umuhungu wa mwene se, hamwe n'ibintu byose bari batunze, n'abagaragu bose bari barahakiye i Harani, bagenda berekeza mu gihugu cya Kanahani. Nuko bagera mu gihugu cya Kanahani. Aburahamu yambukiranya igihugu cyose, agera ahantu hitwa Sekemu, ku giti cy'umushishi wa More. Abakanahani bari bagituye muri icyo gihugu. Uhoraho abonekera Aburahamu aramubwira ati, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Aho ngaho Aburahamu ahubaka urutambiro, arwubakira Uhoraho wari wamubonekeye. Ahavuye ajya ku musozi uri iburasirazuba bwa Beteli. Nuko ashinga ihema rye hagati ya Beteli iburengerazuba na Hayi mu burasirazuba. Aho niho yubakiye urutambiro Uhoraho, maze ahambariza izina rye. Hanyuma Aburahamu agenda yimuka agana Negevu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana. Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana. Hahirwa umuryango yitoreye ngo ube imbata ye. Uhoraho arebera mu bushorishori bw'ijuru, akabona bene muntu bose. Uhoraho aragira abamwubaha, akita ku biringira impuhwe ze, kugira ngo abakize urupfu, anababesheho mu gihe cy'inzara. Twebwe rero twizigiye Uhoraho, niwe buvunyi bwacu n'ingabo idukingira. Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho, nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati, mwica urubanza namwe mutazarucirwa, kuko uko muzaba mwaziciye niko muzazicirwa, n'igipimisho muzageresha nicyo namwe muzagererwamo. Kuki ubona akatsi kari mu ijisho ry'umuvandimwe wawe, ariko umugogo uri mu ijisho ryawe ntububone? Ubwo se wabwira ute uwo muva inda imwe, atereka ngo utokore akatsi kakuri mu jisho, kandi utareba umugogo uri mu ryawe? Wandyarya we, banza ukuremo umugogo uri mu jisho ryawe, hanyuma uzabone neza ushobore gutokora akatsi ko mu jisho ry'uwo muva inda imwe. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo matagatifu aradushishikariza kwimenya kugira ngo tubashe gufasha abandi. Hari igihe dusa nk'abashakashaka intege nke z'abandi, tukazireba, tukazitaho kugira ngo tubacishe bugufi, nyamara izacu tutazirebye, tukigira nk'intungane. Ugasanga turangwa n'uburyarya, kuko iyo twireba ntitubona ibitagenda, ahubwo ibitagenda tukabibona mu bandi. Icyaha cy'undi gikwiye kutwibutsa ko natwe turi abanyabyaha, intege nke ze zikatwibutsa ko natwe turi abanyantege nke, maze tukumva ko twese dukeneye impuhwe n'imbabazi z'Imana. Ibyo bizaca kunegura abandi, bice gucira abandi imanza,
nk'uko Yezu Kristo adusaba kutaca imanza. Ubundi Imana yonyine niyo ikwiye guca imanza, kuko yo ituzi, izi intege nke zacu, izi ikidutera gukora ibyo twakoze. Ariko twebwe iyo tujya guca imanza turibeshya cyane, ntituba tuzi icyateye umuntu gukora icyo yakoze, ntituba tuzi n'impamvu yagikoze, ntituba tuzi n'intambara yarwanye, wenda yitsinda yanga kugwa mu cyo yakoze. Twe imanza zacu ziba zibogamye, zireba uruhande rumwe. Niyo mpamvu Yezu Kristo adushishikariza kudaca imanza. Uwo tubona intege nke akatwibutsa ko natwe turi abanyantege nke, uwo tubonye mu cyaha akatwibutsa ko natwe turi abanyabyaha. Ibyo bizadufasha kubaho dushyigikirana, kubaho twumva ko twese turi mu rugendo, dutera intambwe uko bwije n'uko bukeye mu ntege nke zacu, twifuza gusanganira Imana, twifuza gukizwa nayo. Urugendo rwacu rero nk'abakristu, urugendo rugana Imana, n'urugendo rw'ukwemera. Nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, Aburahamu ni urugero rwacu rw'abumviye Imana, bakagenda batazi aho bagiye, ariko bakagenda bizeye kubayobora, kubasaba kugenda, ashobora kubageza aho abasezeranya. Aburahamu yavuye mu muryango we, ava mu gihugu cye, maze agenda yerekeza mu gihugu cy'isezerano. Icyo iri jambo ry'Imana ridufasha kuri uyu munsi ni ukumenya ko Imana itajya yica isezerano, ko icyo isezeranye gisohora. Icyo Imana idusaba mu masezerano tugirana nayo ni ukuyemera, ni ukuyizera, ni uguhara byose twizeye ko Imana turi kumwe kandi ishobora byose. Natwe rero mu rugendo rwacu rw'ukwemera turasabwa kumva no kumvira Imana, turasabwa guhaguruka aho turi tukagenda twerekeza aho Imana dushaka, aho Imana dutegereje. Aho turi wenda ni mu ntege nke, ni mu byaha, aho Imana dutegereje ni mu mbaraga, ni mu rukundo, ni mu butungane. Urwo rugendo tugomba kurukora uko bwije n'uko bukeye, tukava mu cyaha tujya mu cyiza, tukava mu mwijima tujya mu rumuri, tukava mu bitaduha amahoro tujya mu by'Imana iduteganyiriza, tukava mu kibi tujya mu cyiza, tukava mu rwango tujya mu rukundo. Ngurwo urugendo rw'ukwemera, ngiki igihugu dusezeranywa n'Imana, igihugu cy'amahoro, cy'urukundo, ineza, ibyishimo. Tugomba kubiba mu bavandimwe bacu kandi tukabibamo. Aburahamu yemeye guhara byose, yemera kumva no kumvira Imana, maze yizera n'umugisha Imana imusezeranya. Natwe rero isezerano ry'Imana rigendana n'umugisha wayo. Imana iduha umugisha, ikawuha n'abo duhura, ikawuha n'abatugirira neza. Icyampa natwe tukaba abantu bagaragaza ko ari imiyoboro y'umugisha w'Imana. Hakaba abantu benshi batugiraho umugisha, hakaba abantu benshi bagirirwa neza n'Imana kubera twe, kubera ko Imana yadukoresheje. Icyo dukwiye gukora natwe kimwe na Aburahamu ni uguharira Imana umwanya wo kuyituriraho amasengesho yacu. Aburahamu yubatse urutambiro. Uyu munsi natwe Imana iradusaba kubaka intambiro mu mitima yacu, aho tuyisingiriza, aho tuyishimira, aho duhimbariza izina ryayo, kuko ari Imana idukunda, ari Imana idufiteho umugambi mwiza. Ubuzima bwacu rero bukwiye kurangwamo umugisha, kuko turi abana b'Imana kandi dusezeranye umugisha. Icyo twakwifurizanya ni uwo mugisha ukomoka ku Mana, tukirinda icyawutuvutsa, tukirinda icyatuma cyose tujya kure y'urukundo rw'Imana. Umugisha w'Imana rero tuwakira igihe cyose twemeye gukora ibyo twifuzaho. Umugisha w'Imana tuwakira igihe twumviye kandi twizeye amasezerano yayo. Umugisha w'Imana tuhabwa igihe cyose twifuza kwisanisha nayo no kugendera mu rukundo rwayo. Umugisha w'Imana rero uduherekeza igihe cyose tuyubaha, igihe cyose twiringiye impuhwe zayo, igihe cyose turangamiye ineza yayo,
tubaho turi abanyamugisha kandi turi abanyamahirwe. Dusabe Nyagasani aduhe ingabire yo guhora iteka duhabwa umugisha, tugirirwa impuhwe, kandi dushingire amizero yacu kuri we. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na nyir'impuhwe, nabaho umugisha, abarinda, abakomeza, biteho, abaha amahoro, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.